ya rero nuko utabizi abakugambanira baba ari benshi ariko buri Imana igukiza akagambane buri munsi. Yaramubwiye ngo ushobora kubigiramo uruhare abayuda bagatabarwa, ushobora kubigiramo uruhare ngo ariko nubwo utabigiramo uruhare ntakizabuza abayuda gutabarwa. Yarashatse nko kumubwira ati nubwo wakirengagiza ubwoko bw'iwanyu, nubwo wabyirengagiza ariko abayuda bo bazagira ute? Bazatabarwa. Itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nagira ngo ngutangarize ko hari ibintu bigomba guhinduka kandi ugomba kubigiramo uruhare kugira ngo bihinduke. Tangira ubihanurire ubibwire ngo mumve imbere wa musozi munini we w'igitiki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Niba uri nka Morodekayi bwira Hamani uti mva imbere, igihe cyo gutabarwa ndacyumva kirageze, igihe cyo kubona Imana, igihe cyo gushima Imana, igihe cyo kunezerwa. Kandi abakugambanira bose bazakorwa n'isoni niba Imana iri mu ruhande rwawe. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Imana ibaha umugisha, Imana ibishimire. Amazina ni Betty, ndi umubyeyi w'abana batatu, nkorera umurimo w'Imana i Remera muri International, ndi umwe mu bayobozi baho. Shimira Imana yampamagaye ikanyizera. Ndumva nshaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusenga reka turirimbane. Bene data bakozi b'Imana nimuze twiyeze kandi twitunganye, turi hafi kujya mu ijuru tugahabwa ibyasezeranye. Nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo Mwami Yesu. Ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo Mwami Yesu. Ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Imana ibaha umugisha. Turaganira ijambo riri muri Esiteri ibice 9 umurongo waho wa mbere. Haranditse ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Iri ni ijambo ryiza kandi rikomeye. Iri jambo riravuga ngo ni abayuda bashaka kwica abanzi babo. Mu by'ukuri ndashaka kuvuga ku mbaraga zitabara cyangwa uburyo Imana ibera amaso abayitegereje. Ku munsi wa 13, ubundi iri jambo ubwaryo kuvuga gutya ngo ku munsi wa 13, mbese basaga naho bashaka kuvuga ko hari igihe cyari kigiye kugera abayuda bakicwa, abayuda bakagirirwa nabi kubera yuko hari uwari wabasabye ni Hamani. Aya mateka murayazi ya Hamani na Morodekayi. Mu by'ukuri Hamani yari wa muntu wumvaga yuko ibyiza byose ari we byagirirwa. Hamani ntago yakundaga Morodekayi. Morodekayi yiberaga ku irembo ameze nk'umuzamu cyangwa se ari umuzamu.
kandi uyu Morodekayi yari afite icyo apfana na Esiteri, yari se wabo, ni se wabo I think. Mu by'ukuri uyu Morodekayi yari agakwiriye kuba yakwibukwa, ariko igihe kiragera ibihe bimushyikaho, ahura n'amakuba menshi. Morodekayi yari mwene wabo na Esiteri, ntabwo yari akwiriye kubabazwa bene kariya kageni, ariko hari igihe Imana ijya ibyemera yuko ushobora kubabazwa ugaca mu kigeragezo rwose, kandi ukagicamo mu by'ukuri wenda bitari ngombwa kugeragezwa n'ukugerageje cyangwa uri kukugerageza. Rero Imana irabyemera, abinyuramo. Igihe cyose Hamani yahoraga yifuza ko Morodekayi amupfukamira, kandi Morodekayi nawe yari azi yuko umuntu bapfukamira ari Imana yonyine, nta muntu upfukamira umuntu. Morodekayi rero arasenga akajya abana na Hamani aho ngaho, ariko mu by'ukuri agambanirwa buri munsi. Hamani agambanira Morodekayi. Buriya rero ni uko utabizi, abakugambanira baba ari benshi, ariko buriya Imana igukiza akagambane buri munsi. Buriya Imana ibikubereye maso. Hamani ntiyashakaga yuko Morodekayi yakurwa hariya ku irembo ngo nawe agire wenda akazi keza, nawe wenda amenyekane. Hamani yari yishyiraga imbere cyane, ndetse ngo hari igihe umwami yamutumyeho aramubwira ati, atumaho Hamani aramubwira ati uze kuza dukesha igitaramo. Hamani rero aragenda yirukanka, abwira umugore ati bantumiye mu gitaramo, aragenda. Ariko buriya Abayuda nabo bari basenze. Ndashaka kurivuga muri make cyane wenda kubera iminota dufite. Abayuda barasenze. Hari ijambo Morodekayi yabwiye Esiteri, yaramubwiye ngo ushobora kubigiramo uruhare Abayuda bagatabarwa, ushobora kubigiramo uruhare, ngo ariko nubwo utabigiramo uruhare nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Yarashatse nko kumubwira ati nubwo wakirengagiza ubwoko bw'iwanyu, nubwo wabyirengagiza, ariko Abayuda bo bazagira ute? Bazatabarwa. Hari igihe mu by'ukuri uyu Morodekayi ibintu yanyuragamo byari biremereye, ndetse byanababazaga umutima. Ariko umunsi umwe Abayuda barasenga, biyiriza ubusa iminsi 3, bahamagara Imana. Hano Bibiliya iravuga ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa, ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Hari ibintu bibwiraga, hari ibintu Satani ari kwibwira, hari ibintu abanzi bawe bari kwibwira, ntabwo bizagusohoraho mu izina rya Yesu, kubera ko hari iby'Imana iri kukubwira uyu mugoroba. Irakubwiye ngo uzatabarwa. Muri iri jambo niko havuga. Nuko ngo bigeraho rero ngo umwami abura ibitotsi, ngo bamusomera ibitabo. Umwami kazi Esiteri aramusomera ibitabo, aragira guteti mwami rwose kujya udasinzira. Kumba Abayuda basenze, igihe cy'Abayuda cyo gutabarwa cyageze. Imana nibuza amahoro ibintu byose byari bikubangamiye, nawe utabarwe mu izina rya Yesu. Ngo barasenga, batitiriza Imana, binginga Imana. Hano haravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kwezi kwa Hatari, umunsi wa Hatari, igihe ibintu biba byakomeye uri bunapfe, ngo birahinduka. Ndagira ngo ntangarize Satani n'abakozi be ku bintu bizahinduka. Ibintu bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Ngo birahinduka, Abayuda bagira ububasha ku banzi babo, birahinduka. Satani aratsindwa, birahinduka. Abakugambanira baratsindwa, ahubwo izina ry'Imana rishyirwa hejuru. Iri jambo n'ukuri rirakomeye. Iyo somye amateka y'Abayuda na Hamani na Esiteri, na amateka mu by'ukuri agaragaza gukora kw'Imana. Ngo hari igihe cyageze rero umwami amaze kubura ibitotsi, arabaza ngo ninde uri mu rugo? Bati ni Hamani. Bamutumaho, Hamani aragenda yitaba umwami. Noneho umwami aramubaza ngo Hamani, umuntu umwami akunda kubaha yamukorera iki? Umuntu umwami akunda kubaha yamukorera iki? Hamani yarazi ko ari we, yarazi ko nta wundi watabarwa,
yarazi ko nta wundi umwami yubaha. Aravuga ati yamutembereza, yamuha ifarashi, yagendera ku ifarashi y'umwami, yakwambara ikanzu y'umwami. Kandi Hamani ngo hari ahantu yari yamanitse igiti hafi aho. Noneho umwami aramaze ati se umuntu umwami atubaha noneho we yamukorera. Aravuga ati yamumanika ku giti. Yari yakimanitse tayari, yarazi naho kiri. Umwami abwira Hamani ngo noneho ibyo bintu byose uvuze byiza umuntu umwami akunda yakorera, genda ubikorere umwanzi wawe Moridekayi. Genda ubimukorere, umwambike ikanzu, umushyire kuri iriya farashi, umutambagize, ugenda umuririmbira ngo dore umwami akunda kuba uko bazajya bamugenza. Genda ubimukorere. Tekereza ikimwaro rero Hamani yagize. Gutembereza umuntu yangaga, gutembereza umuntu yagiriraga ishyari, none akanamuririmbira. Buri umuntu ugira ishyari yanaroga pe. Yamugiriraga ishyari se, ari yiberaga ku irembo ari umuzamu, undi nawe ari ikegera aho ngari mwimbere. Ariko ngo aramutambagiza. Ariko reka wenda tuganire. Buriya hari naho bageraga mu bantu nyine bazi Moridekayi, wenda Moridekayi akavuga ati buhagaritse ifarashi gatoya, tubanze duha Imana icyubahiro, tubanze tuyishimire. Mbese akavuga ati genda gake. Yagera mu bantu benshi ati genda gake, genda gakeya rwose, n'abantu babone gukora kw'Imana, abantu babone gutabara kw'Imana. Hamani akajya agenda gake. Reba ikimwaro rero Hamani yagize. Mu by'ukuri sinzi impamvu abantu bangana, ariko abantu bakwiye gukundana. Hamani rero nawe icyo gihe yize isomo yuko Imana ijya ihindura ibihe. Yararyize ibyo ari byo byose, atembereje Moridekayi umwanzi we. Reka nkubwire, wibabazwa nuko abantu bakwanga, wibabazwa nuko hari abakuvuyeho, wibabazwa nuko abantu bamwe wenda bakuvuga uko utari. Uko Imana ikuvuga niko kwiza kuruta uko abantu bakuvuga, kuruta nuko nawe ubwawe wivuga cyangwa wiyizi. Imana iratuzi twese, kandi umunsi umwe amateka azahinduka, umunsi umwe ibintu bizahinduka, abayuda bagira ububasha, ibintu bizahinduka, itorero ry'Imana ritahe, ibintu bizahinduka, abakoreye Yesu baruhuke, haleluya, bahanagurwe amarira, bicarane n'umwami, banezerwe. Niba harimo ibintu byiza biryoshye, nukuzicarana n'umwami mu ijuru, nukuzabana nawe. Hari umuririmbyi wavuze ngo tuzabana nawe mwami Imana mu birori byiza wateguye, tuzabana nawe mwami Imana. Ndakwifuriza kuzabana n'umwami Imana. Nkunda kuririmba, ujye ubyihanganira, ariko iri jambo nagira ngo ngutangarize ko hari ibintu bigomba guhinduka, kandi ugomba kubigiramo uruhare kugira ngo bihinduke. Tangira ubihanurire, ubibwire ngo mumve imbere wa musozi munini we wiyitiki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Niba uri nka Moridekayi, bwira Hamani uti mva imbere, igihe cyo gutabarwa ndacyumva kirageze, igihe cyo kubona Imana, igihe cyo gushima Imana, igihe cyo kunezerwa. Kandi abakugambanira bose bazakorwa n'isoni niba Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iguha umugisha. Ntukangwe n'amahwa unyuramo, ayo mahwa aguhanda yigukanga, wicogora, ibintu bizahinduka. Hano haravuze ngo itegeko n'iteka by'umwami Ahasuwerusi byendaga gusohoza. Ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko hari ibintu abanzi babo bari kwibwira, hari ibintu Satani ari kwibwira. Rega nitubivuga none se abantu bose bagukunda? Ntago bishoboka, ntago bishoboka. Ntago abantu bose bagukora. Hari abazagukunda, hari abazakurwanya, hari abazagushyigikira, hari abazakuvuga, ariko ibyo byose nta kibazo. Ibintu menya ngo bizahinduka, Abayuda bagira ububasha. Reka mvuge ngo ibintu bizahinduka, abera batahe, itorero ritahe, abari mu kaga baruhuke, abantu basubiye inyuma Imana ibaha imbaraga mu byuke, kuko ibintu bigiye guhinduka. Itorero ryongere rigira imbaraga z'umwuka wera. Umwami Yesu ari bugufi, haleluya. Impanda y'Imana igiye kuvuga, igiye kuvuga ngo ibyaremwe byose byishime, ahindura ibi byose bishya. Reka gutinda cyane mu by'isi, reka gutinda cyane mu bikugerageza, reka gutinda, ahubwo tindana cyane na Kristo, utindane cyane n'umwami wawe Muse, kandi umwuka wera
ayobore ubugingo bwawe. Imana ibaha umugisha. Iyi arabohora TV tukunda kubagezaho amagambo nk'aya, gusa numvise umwuka ampatira ngo mbabwire ko umwami Yesu aje kugutabara, aje kubana nawe, aje kukugirira neza. Nubwo ubona bidashoboka, ariko ndagira ngo nkubwire ko bishoboka kubwira ijambo. Ibyo Satani yibwira kuri wowe sibyo bizaba, ahubwo ibyo Imana yibwira nibyo bizaba. Imana ibaha umugisha, Imana ibishimire. Ndabakunda cyane. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, iri jambo ni iryawe, ni imbuto itabura, rigwire muri twe kandi rigira umumaro mu baryumva bose. Kandi uwari umeze nabi, uwari uri mu kaga, uwari uri mu gihe nk'icyo Moridekayi yari arimo, nawe atabarwe, abayuda bagira ububasha mu izina rya Yesu. Tubisabye twizeye kubakorera ibirenze ibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibampera umugisha. Iri jambo ni ryo kwizerwa, kandi nuryizera ni iry'ubugingo. Urisome neza, ni muri Esiteri ibice 9 umurongo wa 1, urasanga uburyo abayuda batabawe, nawe ugomba gutabarwa. Amen. Bene data bakozi b'Imana, nimuze twiyeze kandi twitunganye, turi hafi kujya mu ijuru, tugahabwa ibyo yasezeranye. Nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo mwami Yesu. Ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo mwami Yesu. Ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Bene data bakozi b'Imana, nimuze twiyeze kandi twitunganye, turi hafi kujya mu ijuru, tugahabwa ibyo yasezeranye. Nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo mwami Yesu. Ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo mwami Yesu. Ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye.